murakoze cyane. dusinya amasezerano na komande zitangire gutangwa mu kwezi kwa karindwi, dutangire twinjira mu ngamba. Amasoko yageze mu turere, dufite uburyo bwacu twashizeho bujyanye n'iby'imyifurize n'ibindi. Twarabibabwiye, ntimubizi twese, aba bose bari hano barabizi, twabushizeho kugira ngo tutazahura n'imbogamizi ijyanye no kwishyura n'ibindi ntabyo. Twiteguye rero gushyira mu bikorwa, kugira amahoro kandi dukomeze kurangwa no guhitamo neza muri ibi bihe turimo by'amatora. Murakoze. Abadashobora ku murimo itunda riryoshye urisarura mu mbaraga zawe. Rihayiro igisubizo ku muhinzi, umusaruro mwiza uhagije, usagurira isoko yaba iryo mu gihugu n'iryo hanze, ndetse no kugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Hamwe na Serikatu na Rihayiro Sidi Rwanda tuzabigeraho. Subiramo. Igisubizo ku muhinzi, umusaruro mwiza uhagije, usagurira isoko yaba iryo mu gihugu n'iryo hanze, ndetse no kugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Hamwe na Serikatu na Rihayiro Sidi Rwanda tuzabigeraho. Ikibazo cyavuga kugore urugana n'amaguru n'ibireba. Nta ikibazo cyavuga kugore urugana n'amaguru n'ibireba. Nta ikibazo cyavuga kugore urugana n'amaguru n'ibireba. Mwiri gutanga cyangwa na byizi ariko uri muri FPR agumemo hano tugira ubutumwa tubaha buvuye ku ntare. Icyo gihe rero bose bajya mbabwire ko nta bikarasha biri, ntabyo nabonye. Bararahiye ni abanyamuryango kandi barakora. Ikinshimishije rero kurushaho ni uko rato n'aya makampani bari gukorana wagira ngo ni ba bandi ahubwo bashinze FPR iri mu isoko. Umuntu w'umunyamuryango winjiye kera n'uwinjiye uyu munsi bangana, ariko mwebwe nasanze muri sendika muri abasiniya, mu muryango muri abasiniya, ahantu hose urasobanutse. Mubera abandi rero urugero kandi ubutumwa bwiza mukomeze kubugeze no kuri ba bandi bumva batinze ariko bageraho bakumva. Rero nasoza babwira ngo n'ubundi akanyenyeri karacyakora. Akanyenyeri ntajya ucuruza. Akanyenyeri ijana na mirongo itandatu n'urwego n'icyenda n'urwego. Aho ni muki mu matora kuri liste y'itora. Hanyuma nk'umunyamuryango wa RPF akanyenyeri magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu urwego. Muraza gusanga mututu gutanga umusanzu w'ukwezi no gutanga umusanzu udasanzwe, sibyo? Uw'ukwezi wo ni ibintu byacu, udasanzwe muraza kubonamo umuntu ku giti cye cyangwa organization. Ndifuza rero rato n'aya companies abantu muze kwinjiramo kandi mwinjiremo nka rato, mwinjiremo nka yego, n'abandi binjiremo no ku giti cyabo kugira ngo dushyigikire biriya bikorwa by'amatora, kuko gutora neza ni ugutora iterambere, ni ugutora umutekano. Iyo utoye abakandida ba FPR haba ku mwanya wa perezida cyangwa ku mwanya w'abadepite utoye neza. Bifurije rero abatora neza ibihe byiza
grow up. Murakoze. Murakoze. Yeza Kotraf, ijambo ritubwiye inshuti mukuru kandi ridufashije. N'abandi bakiya dore kuri abakobwa bageze hano. Okay. Bagiye rimwe. Sawa. hasigara mu bahuye n'intebe gusa abandi bari bihagitse abihagitse baveho ibyo by'ibisi yes gutyo muri bano gato ndetse no kugabanya ubushomeri mu rubyiruko hamwe na sendika na DI Jenoside Rwanda tuzabigeraho. DI igisubizo ku muhinzi, umusaruro mwiza uhagije usagurira isoko yaba ibyo mu gihugu n'iryo hanze ndetse no kugabanya ubushomeri mu rubyiruko hamwe na sendika na DI Jenoside Rwanda tuzabigeraho. Aho wow Murakoze mwe mwakwicarira ubara mu mahanga no kubyo mvuga ni ibyabo. Nyakubahwa mushyitsi mukuru. Uganda na mambo ni mbera Kubakundisha ibyiza no gukoresha amafumbire y'umwimerere organic foliar fertilizer harimo na DI by'umwihariko kugira ngo bajye bayakoresha yunganira neza izindi fumbire bari basanzwe bamenyereye. Ibyo bizadufasha kwihutisha ibikorwa byacu byo kugeza ifumbire ya DI ku bahinzi bose bayikeneye. Kino cyifuzo turasaba kandi ko mwadufasha gusobanurira abagorodira bo mu turere no mu mirenge basanzwe bacuruza inyongeramusaruro ko byakabaye byiza bose bashyizemo na DI bityo umuturage yaza aje kugura NPK, IRE, DAP ko yarazimenyereye agasangamo na DI kandi bakumenyesha ibyiza bya DI uko urubyiruko rwacu n'abatekinisiye twabikoze ariyo tubavuye umuhinzi yisaba ku magorodira n'abajya asanga ayifite. Ntabwo twasoza tutabifurije kuzagira amatora meza kuko ibyo twagezeho byose tubikesha ubuyobozi bwiza. Umukandida udashidikanywaho turamuzi, ibikorwa bye biriho. Paul Kagame dutegeranyije ubwuzu n'ibyishimo byo kugera byo kongera kwitorera umukandida perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi 2024. aho reka tubikore. ni muri urwo rwego kugira ngo tubasabe mu byubahiro byanyu muhaguruke mudufashe kuvugira hamwe siroga RPF umwe demokarasi
urakoze kandi urashoboye, ntituzagutereranya mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Murakoze cyane. N'amabu n'ibiteba, nta n'ikibazo cyavuga kugoreba. N'amabu n'ibiteba, nta n'ikibazo cyavuga kugoreba. Uganda na